Ese ashimwe cyane bakunzi ba Madrine Mando YouTube channel. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba. Nshimishijwe nanone no kongera kuba hano. Nkuko nababwiye rero ko ubuhamya butangiye, nzagenda mbabwira akantu gato ku kandi. Hari ikintu nifuje gutangirana nacyo uko gifite n'isano nibyo nagiye mvugaho mu minsi cyatambutse mu gihe natangiraga ngira ngo ubuhamya bwanjye. Muri iki gihe kingana n'umwaka ngiye kumara, umutware wanjye yitabye Imana. Hari ahantu henshi naciye. Murazi abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye. Hari uwavuga ati jewe ndakeneye kugira iki nkabika iki kugira ngo njye mpora nibukira umuntu kuri iki. Jewe rero siko byari bimeze, ahubwo nari nkeneye kuba nahunga buri kintu cyose kugira ngo hari hataba ikintu gituma nguma mwibuka, ariko n'ubundi ntako byakunda kuko ntago byakunda. Urumva kuko umuntu mwari mufitanye abana ntago wabyuka ngo mwibagirwe. Ni ibintu byinshi cyane mu bintu ngubu kigenda mu bintu gira ugasanga ifoto, hari amafoto y'ubukwe. So ariko muri iyo nzira rero byatumye mva mu nzu twari turimo, ibintu byose nta na kimwe nkuyemo. Njya mu yindi state. Ibyo byose kwari kugira ngo ndebe ko najya kure y'ibintu byahora binyibutsa ubuzima twari turimo turi kumwe nawe. Muri ubwo buryo rero byabaye ngombwa ko kuko numvaga ko hari umuntu tubuze, usa nkaho ari nk'urukuta rwari rudukikije rusenyutse. So nahise numva nifuza kuba ahantu hari abantu benshi. Numvaga tutajya mu nzu twenyine ngo tudusinzire cyangwa tugire ubuzima buri normal, kuko twari tumenyereye umuntu wagendaga mu gitondo n'ijoro akaza. Numvaga iryo rungu ubwoba, numvaga tugomba kuba ahandi hantu dukikijwe n'abantu benshi. So kubera izo mpamvu rero twahise tutangira kubana n'abantu kugira ngo tubanze twumve ko icyo gihunga cyashira. So muri uko kubana n'abantu rero urumva hari byinshi, buri hantu hafite imico yaho. Anyway, ntabatindiye rero hari ikintu kimwe nshaka kubabwira. Umwana wanjye w'umukobwa yari afite imisatsi miremire ya naturelle, nayikujije ngeze inaha. Noneho rero ntabwo nigeze musuka, sinigeze mushyiramo ibisuko ibyo ari byo byose, kuko muri 2015 ubwo buhamya burahari kuri iyi channel. Imana inyigisha, namenye ko Imana idakunda bino bintu byo gusuka imisatsi, style runaka, inyogosho zimwe na zimwe zidahesha Imana icyubahiro. So ndavuga rero ibintu ntakora ntago nzabikora ku mwana wanjye. Ariko nanone jewe nkanjye nemerewe kuba nkasukisha indodo zino zisanzwe gusa kugira ngo umusatsi ukure, kuko indodo ntago ziri mu kintu wakwita cy'umutako. Ni ikintu indodo zisanzwe zinibohesha ibitambaro. Jewe nari nzemerewe nazikoresha no ku mwana wanjye. So kubera yuko rero umwana wanjye mporana nawe, umusatsi we nkawusokoza, nkawuhambiramo ibitutu, mu gitondo nkawusokoza, ntago nigeze nkenera kumusukisha. Hanyuma rero umutwara amaze kwitaba Imana, abana nabakuye mu rugo kugira ngo be guhungabana no kubona abantu baza barira. Uwo munsi nahise mbajyana ahandi mu yindi famille abariho baguma. Ubwo rero byabaye ngombwa ko umwana musukisha umusatsi kugira ngo aho hantu wagiye kuba areke kurushya umubyeyi w'aho hantu kumukorera imisatsi buri munsi, kumusokoza cyangwa kugira gute. So musukisha za ndodo aguma zisutse kugeza igihe twashyinguye papa we, kuko
papa yapfuye itariki 8 z'ukwa 11 tumushyingura 14 z'ukwa 12 urumva harimo igihe kirekire. Noneho rero nyuma tuva muri iyo state mu gihe cya Noheli tujya mu yindi state. Tugeze mu yindi state rero ahandi twabaye naho hari abana, biba ngombwa ko uko abandi basuka nawe abari kongera gute abari ko musuka, abari ko musukisha ya misatsi. Ntabyitayeho cyane, numvaga nihaye impamvu nyinshi cyane zo kuvuga Imana, ndumva mfite ibintu byinshi ndi gutekerezaho, umutima wanjye nturakira, mfite ubuzima ngomba kubaka, reka ngire gute urwo ruhande ndwihorere, umwana musuke nk'ibyo abandi bose basuka, hanyuma ubuzima bukomereza aho ngaho. Ndabikora bwa mbere numva ntabwo umutima uncira urubanza, ariko nkajya mvuga Imana nayo irabibona irabibona ko mfite impamvu kabisa. Amezi angahe nshyinguye umugabo, ndamusuka bwa mbere, bimaramo nk'amezi angahe birasaza. Urumva namusutse mu kwa mbere, musukishije mu kwa mbere, bimara amezi nkangahe. So mu kwa kane nko mu cyumweru cya nyuma cyo mu kwa kane biba ngombwa ko yongera gusuka ibindi. Noneho rero iki gihe ndagira ngo mbabwire kuntu umwuka wera jewe conviction yanjye iteye ukuntu. Mfashe umwanzuro wo kumusukisha, nagumaga numva umutima umbwira ariko wabyihoreye. Ndanje ndavuga ariko reka, kuko abandi nibasuka we ntasuke, umwana kubaza ibibazo, kandi icyo gihe ntago nari mfite imbaraga zijya gusobanura ibintu byinshi. So nemerera umwana kumusuka. Noneho imisatsi bajya kumusukisha, uwagiye kuyigura numva umutima wanjye ntutuje. Hari ukuntu wumva umutima wawe urimo kwanga ikintu ariko ugakomeza ugapushinga. Arinda yizana ayigezeho, numva umutima wanjye ariko abaye atarayigeza mu nzu, akiri hanze mubona ko ayizanye, yaje azanye n'uwo kumusuka, umutima wanjye numva ntumeze neza cyane. Narababonye bakiri mu modoka, ndatangira ndasenga, mfata umwana ku mutwe ndamusengera, mfata n'amavuta ndamusiga mu musatsi, ndasenga, ndirukana, ndavuga ikintu kibi cyose cyashobora kuba kuri uyu mwana binyuze mu kumusuka, mbe ndasenga. Ariko numva umutima wanjye n'ubundi ntugize gute, ntunyuzwe. Hasigaramo icyo kintu cyo kuvuga kubera icyo usutse uyu mwana. Ndongera niha impamvu nyine nkuko wabyumva, nkuko abantu benshi babyiha. Noneho umwana arasutswe, hashize nk'icyumweru, imisatsi ye numva niyumvisemo kuyihambura. Ni ukuri numva buri kimwe kiri muri gihe kiremeranya ko ngomba guhambura imisatsi y'umwana. Ndabihambura, mbikuramo bitanashaje, ari bishyashya mbikuramo. Noneho sinongera kuyisuka, ibigumye aho, ariko nyine buri gihe cyo kuyitaho ikagumaho. Urumva wajya kuyisokoza igumira aho ngaho iteye ukuntu, kuko yari imisatsi miremire ariko y'irende yizinga, uyishyizemo nk'amazi ikizinga, wayisokoza ikaba miremire. Noneho maze kuyihambura umunsi umwe ndaryama, hari nko kuntu Imana igutera igitotsi cy'umunota umwe kugira ngo uryame kwereka ikintu. Icyo gihe umwana narimo kumubwira ko umusatsi nshaka kuwogosha ariko yanze, niyumvagamo ko ngomba kuwogosha, kuko muri gihe harimo ko uyu musatsi w'umwana uhumanye, ariko ari ibintu ntekereza nkavuga ngira ngo nanjye ndakabya. Noneho ijoro rimwe nubwo nari nsinziriye, nari ikintu kimeze nka trance, sinzi ukuntu nacyita mu kinyarwanda, sinzi niba yereka ari ukuntu ubudasinziriye ko wumva uri ahantu ukuntu n'ibintu birimo kuba ubyumva. Mpura na Mermaid. Mermaid ni urufi ruba mu mazi, hasi ari urufi, hejuru ari umuntu. Igice cyo hejuru ni umuntu w'umugore, igice cyo hasi ni ifi.
iyo Mermaid iraza irambwira ngo urabizi ngo umusatsi wasukishaga umwana wawe ngo nabanzaga nkawuruka bakawumusukisha, ngo narawurukaga bakawumusukisha. Noneho irimo kumbwira ibyo ngibyo, nk'inyuma ku mugongo mbona harasatuye ndebamo, kuko ya misatsi nyibonamo uko isa mbona irimo myinshi n'andi mabara, n'abana bandi byose basutse nabibonagamo. Iryo jambo ngo narabanzaga nkayiruka bakayimusukisha, ndavuga nuko byagenze. Ndabyuka ndicara ntangira kwinginga umwana. Ku munsi wakurikiyeho umusatsi ava aranyemerera, muha impamvu nyinshi, urumva ndamubwira n'ubundi uyu musatsi twawukujije papa hari, none nta reka dutangire bushyashya, mbe dutangire ubuzima bushyashya. Umusatsi aranyemerera ndawogosha, kubera yuko umutwe we wari uhumanye, ntangira bushyashya. N'ubu ngubu turimo kuwukuza bushyashya. Rero ndagira ngo mbwire umuntu wumva iyi video, ureba iyi video wayisangiza n'abandi. Burya hari ibintu Imana itubwira tukabyinangiraho, ariko yo ibizi impamvu. Ino misatsi musukisha, ino misatsi mushyira ku mitwe yanyu, ntabwo tuzi ahantu ibiturutse, kandi mu by'ukuri bamusukaga namusengeye umutwe. Urumva rero hari ukuntu ugerageza guhumanura ikintu gihumanye, n'ubundi mu mikorere cyari gihumanye ntacyo biba bivuze. Nari mbizi muri jewe ko ntagomba gushyira ibyo, ariko nihaye impamvu kubera igihe nari ndimo, ariko nanone ntabwo byabujije kujyaho umugayo imbere y'Imana. Urumva rero ino misatsi dusukisha ntabwo tuzi ahantu ibiva. Hari ibintu bikorerwa ikuzimu, hari ibintu n'ibidakorerwa ikuzimu biba bihumanye, yewe n'ababigurisha bakabihumanya, yewe ntiwamenya. So niba ukibikoresha gerageza gusenga ubihumanure, wenda niba byakunda. Ariko ukuri kumeze ngo ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo 1:2 haravuga ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Aya ni amagambo abantu bagiyeho impaka cyane. Iyo uvuze ku bintu by'imyambarire, ibintu byo kuboha imisatsi, n'ukuri ni ibintu nagiye mbona abantu banabirakariramo. Icyo nicyo kikwereka ikintu umuntu akunda. Ushobora kuba ugikunda ariko ntabwo uzi niba Imana igikunda. Rero ntabwo mbivuzeho byinshi cyane, ariko nujya gusuka iyo misatsi ubanza umenye iyo misatsi ahantu ituruka n'intego yayo. Ni ukuvuga ngo niba iyo fi yarayirukaga, urumva aho ituruka, ese intego ni iyi? Kubera ikiva muri urwo rufi, intego ni iyi? Ni ukuvuga ko iyo misatsi hari ikindi kintu izana, hari ubundi bwoko bw'abadayimoni izana ku mutwe wawe. Ni kuri nasabye Imana imbabazi, umusatsi nkukuraho kuko umutwe wari uhumanye, ntangira gukuza umusatsi w'umwana bushyashya. Rero nawe ushobora kuba wenda umutwe wawe warahumanye, ushobora kuba n'ubu ngubu cyambaye ibisuko. Senga Uwiteka Imana, Mwuka Wera kuyobore. Ariko byera byose si amata, ntabwo umenye ibintu aho biva, nta nubwo umenye, in fact nta nubwo umuntu wese agomba kugufata mu mutwe. Hariho n'ababa banduye ibiganza. Hari igihe wasanga wenda umusatsi atariwo kibazo, ariko wenda ikibazo ari uwawugusutse. So nujya kujya muri salo, banza usengera umutwe wawe, banza usenge uhambire, banza usengera abari bugukore mu mutwe, banza usenge. Hari n'abajyana imisatsi y'abantu bakayijyana ahantu runaka. Senga ubaze Imana, uyigisha inama, Mwuka Wera kuyobore, ariko tureke gutwara ibintu gusa nk'uko bimeze. Ako rero ni akantu gatoya cyane kabayeho, ariko ni isomo rikomeye cyane. Ndibasangije kugira ngo ahari ejo iryo kosa ritazagira umuntu ribaho, cyangwa se wowe ubyumva Imana yo mu ijuru ikuyobore, ikomeze kukwereka, igucira inzira, nawe ubifashisha abandi. Uwiteka Imana rero abahereza umugisha. Shalom.